Nakomeje kubasuhuza ngira ukuri imbere ya kamera ni Gade nshimiye Imana ndabasuhuje aho muherereye. Iyi video rero nateguye ni video izajya ikunda kubaho most times nangwa sigaye cyinshi gitandukanye. Nzakiraho video y'iminota itarenze 5 isobanura neza ikigisho kigishijwe kuri uwo munsi ndetse n'uwakigishije ku bibazo bigera kuri 2 gusa. Ikigisho yigishije kivuga gite ndetse n'irihe somo yifuza ko abantu bacyumvise bagira icyo bakuramo. Mukomeze kugira umunsi mwiza. Enjoy the video. Mwese aho muherereye, njyewe nitwa Gade nshimiye Imana, abandi kumwe Jean de Dieu MFITUMUKIZA aka Capsa. Uyu ni umusore wanjye rero nk'uko bisanzwe. Uyu munsi nifuje ko najyana ikiganiro gitoya nawe kubera ko ku isabato yatuganirije ku ijambo ry'Imana. Muri makeya niwe mubwiza icyo gihe. Hari ikigisho yigishije cyiza cyane nifuza ko nawe basangiza namwe. Ngiye ko tuzi tuya kuri tubiri gusa rero kugira ngo dufashe bagenzi bacu batari aha ngaha bazi gusobanukirwa neza ibyo twize. Amagambo twigishije avuga gute? Umutwe w'amagambo w'ikigisho nigishije kiravuga ngo kumvira Imana kuruta abantu. Kumva Imana kuruta abantu. Ahari se niyo mpamvu runaka yatumye uhitamo icyo cyigisho? Impamvu yatumye mbitamo ni uko inshuro nyinshi kumvira Imana aba ari byo biba bizima. Inshuro nyinshi iyo twumviye abantu kuruta Imana duhura n'ingaruka zitandukanye z'ibyo bintu, ariko iyo twumva Imana nta ngaruka ko aba ari byiza dukoze. Yego, ndabizi hari igihe umwigisha yari kwigisha hari isomo aba akunda kuruta ayandi yose. Ahari se rwaba ufite iryo somo ibyo wari gusoma? Wenda ntabwo navuga ati ngo hari nk'isomo ndi gusoma gusa, ndababwira ku gitekerezo twese tuzi kiboneka mu byakozwe n'intumwa igice cya 3. Twese tuzi intumwa Pawulo ndetse na Petero igihe bagiye gukiza ikirema, nyuma yo kugikiza barakomeje bavuga ubutumwa ariko bararwanywa. Muri uko kurwanywa bahagaze bashikamye, bumviye Imana kurusha abantu. So ikintu cy'igitekerezo nagira ngo mbasangize. Kumvira Imana kuruta iki? Abantu. Kuruta abantu. Nanjye mbese ntekereza ku by'ubuvuzi ndavuga ko isaha ari gutuma umuntu yakumvira Imana kandi niba atanayizi. Bishatse kuvuga ngo ugomba kumvira iyo uzi. Kuko uramutse utayizi ntabwo avuga ngo urumvira Imana utayizi uyumva. Kandi utazi ntabwo byumvikana. Kandi kuyumvira ni uko warayibonye. Kuyibona rero ntabwo kuyibona amaso yacu bisanzwe, ubwo ni ukuyibona mu byo dukora bya buri munsi. Imana ishimwe ku magambo meza tubigishije. Murakoze cyane. Ngiye kubaza ikibazo cyanjye. Mu cyigisho kiza twigishije n'irihe somo ushaka ngo abantu bayobore iyi video bazakuramo? Isomo nakwifuza ko buri muntu wese urebe ino video yakuramo, abigishwa batubanjirije banyuze mu bikomeye cyane ariko bahagara bashikamye, bahagarira ukuri. Ikindi twasanze mu 1529 hari abandi bagorozi ba Martin Luther n'abandi bakomeye bagiye bahura n'ibigeragezo, bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye biturutse i Roma ariko bahagara bashikamye. Hari amagambo nagira ngo mbasangize aboneka mu byakozwe n'intumwa page ya 46. Amagambo avuga ngo ihame abigishwa batsimbarayeho bashize amanga mu gusubiza ababakomaga mu nkokora, babuza kongera kuvuga mu izina rya Yesu ryariri ngo niba ari byiza imbere y'Imana kumvira kuruta abantu nimuhitemo. Iri hame ni naryo abayobotse ubutumwa bwiza baharaniraga gukomeraho mu bihe by'ubugorozi. Yego, so intumwa zanyuze mu karengane turabizi, nkuko hari abagiye bacishwamo ibikerezo, hari abagiye babambwa bacutswe nkuko babivuze, hari abagiye bashirwa mu mavuta mu ngunguru bakabatwika, ariko barahagaze bashikamye. Rero no muri iki gihe cy'abagorozi banyuze mu bikomeye, bararwanyijwe bababuza kuvuga ijambo ry'Imana ariko bahagarara bashikamye bumvira Imana kurusha abantu. Rero isomo bavanamo nuko twakumvira Imana kurusha abantu, kuko twumvira Imana kurusha abantu hari ingorane tubona, hari ibyiza tubona imbere utatekerezaga igihe wari uri muri iyo ntambara runaka wari kurwana. Murakoze cyane ku magambo y'umutima tugishije. Murakoze nawe rwose mushimiye ku mwanya utwaye kugira ngo dusangize bagenzi bacu ku magambo meza bigishije. Murakoze cyane. Imana ikomeze impano kandi ikomeze umunsi. Yego.